Keza yego nari kumva wowe. Ndokora mbabari kunyibutsa umwana w'umukobwa. Keza. Nabizi nabigizemo uruhare kugira ngo mumere gutya. Wagize ute? Wambabariye Wagize koko. Cyangwa kumenya hano ari Keza. Tutumba. Hangire. Ngira hano. Basi mbabarira wicaye tutu. Sigaho. Rekura. Keza. Ariko tutu mwana wanjye. Niwe wishe. Cyangwa niwe wishe mama. Niwe wishe mama. Niwe wamwishe. Nikuvuze. Nikuvuze. Uvuze ngo wishe mama. Ngo wishe mama. Wishe mama. Ngo wishe mama. Ngo wishe mama cyangwa. Ngo wishe mama. Wishe mama. Wishe mama. Wishe mama. Mbabarira tutu. Wishe mama. Uno hanyereke. Ngira hano Keza. Hambire Keza hano. Gira vuba. Tutumva mubwire. Cyangwa dogere si ite kurangiza. Ite kurangiza. Icara mukuzanire. Icara. Keza ndamushaka. Tutu icara. Abaginga ngo biyemeje kunyambura. Kanze nkwereke. Ngiye guhera kuri mama nene. Muhamagare. Mwishyuze bwa nyuma. Abyanga. Ndahita mukorera agatemba. Taze matemane. Keza. Siwe. Tanga njye abantu ba stress. Arimo arankupa. Ntari ibintu ubwiyemeza ariko buretse. Arashyira mfate nanjye sindambirwa. Keza. Hago ana imana mwijuru. Wowe urashaka iki bite byawe? Iyo umuntu agukubye inshuro ebyiri wumva iki ku buryo wakomeza ugahamagara? Ariko ntukagira amahane, kuki ukunda kugira amahane? Ubwo wowe none ufite umutima mwiza. Umva nkubwire. Basi niyo by'amafaranga wenda bikunaniye kuyampa. Hano ubone mbone amafaranga ni njye nigeze nkuguza. Ariko buri gihe cyose uhora wishyira hejuru, wagiye utuza tukumvikana. Kuki se ntaguhamagara? Umva nkubwira ahubwo. Uwo mwana wasaze gutyo uramuvurisha ikikuzi umugambi twapanze nkamusaza ukabona na Keza nawe namushimuse wampa amafaranga umwana nkaza akamukuvurira agakira niba ya mbere wenda nkanakugabanyiriza ku ya mbere. Umva nkubwire rero Matema ntega amatwi umva nkubwire. Iyo migambi yanyu mugore utumva se ariko abantu murasuzugura. Umva nkubwire Matema, umva nkubwire fasha gasuzugura kawe hasi nkubwire. Ngewe ibintu bakubwiye, ibintu bagushyizemo, ibintu byanyu byo murimo by'ubugambanyi n'ubwicanyi ntabwo nkibirimo. Mama nene nameshe kamwe ngiye gukizwa. Menya Imana icyo ari cyo kandi ariko rero umugome yakijijwe korondo. Ariko urambitse hasi wa mugore gukizwa. Rambarara nushaka usinzire. Ngiye cyo mva nkubwire wimbwira byinshi rwose mbabarira ndimo nditekerezaho ibibazo nsigaranye hano ni ngewe bireba wowe ojya. Reka nkubwire ngiye kugukorera akantu we na zirangegera zawe zose. Ari Jafeti ari Fred.
mwampaye umupango mumbwira ko mugiye twavuganya amafaranga uri kubyumva ngiye kubakorera akantu niwongera kuva mu rugo nzaba ndimbwa none uwo mwana ukuntu namugize nawe niko ngiye kukugira nyuma y'iminsi mike cyane mu izina rya Yesu reka nkube mu izina rya Yesu ndagupu isawa tuzareba imbwa n'umugabo dushaka turebe tukatugeza n'amahirwe tumubona tumaze iminsi tunamubuze akusaba abana noneho muri mu iperereza oya nawe turi mu iperereza ngaho muje hano ngo Jovi ngaho muragarutse ngo Dudu abantu bose baba muri uru rugo cyangwa baza muri uru rugo baba ari abanyu Jovi yawe ibyo tutego tonde dato niba dushaka kugira ngo tuvuze Dudu hanyuma ibyadudu bimeze bite Dudu umuzuti Dudu yabaga mu rugo tutarahava kuko twagize ibibazo byo kubura ababyeyi Dudu se muravukana Dudu yazanye na papa mukuyeho sinabamenyaniye gusa yaraje yaramaze iminsi mu rugo iyo twahavuye tujya kubana na bayinosi Innocent n'uwo uyu muvandimwe uyu uhora guherekeza ariko nta kazi agira oya gakagira agafite kajya nuko nyine akazi ko guherekeza oya afite akanijoro akora akanijoro rwose afite akora nijoro akazi ka nijoro se ko sakaze wasanga ibintu mbura hano ari wowe ubitwara mise akazi ka nijoro ntago ari ubujura okay ndeke kubyivangamo cyane hanyuma se yemwe ba tuganire neza Dudu ntabwo byumva ariko wambwiye ngo witwa warambwiye ngo witwa nitwa Derek uvukana na Jovi Jovi ni mushiki wanjye murekera rero kaza yaraje mu rugo ubundi yari umwana mu rugo ubundi twifashiriza umufasha mwaramutoraguye muri make ni papa muzi okay iyo papa yitwa nde yitwa Xavier Kamari Xavier Kamari none se aho bazi Kamari se Kamari Xavier akaba ari umugabo wa Maria se musura bazi aho bazi ute hanyuma se umugore se bitaga Makura turamuzi okay Makura tamugorere Marita suramuzi ubu ngenda muzi wa mukecuru yaho tuba umukecuru aratusengereje ngo ngabana be ngo niki ariko rero muri n'abateka mutwe Marita mvuga n'ikibungo singaho niba ari kibungo na migongo niba ari neza murahazi umva ngereka nzi kwihere neza tugiye kubona tubone oya mureke ko tuje kureba mwigorere abwire siko nabamuzi nyibwirira rata turangije twari tuvuye sinibuka neza hano twari tuvuye tuba tumusanze umukecuru yateye amatako ku gipangu yoroshye ati mukama abana banjye tuti se bandi umukecuru yaduterwa akajwiga aturya umunyi ndamuzagira amahane ngo abana banjye ngo Marike ngo bambwiye ngo araha ngaha ngo murabama Marike se Marike we ntago muzi ubwo yari Derek se mama bijya by'abakecuru ubwo tubanza kuberwa ibyari byo ariko nyine tuje kwicara dutuje haza kugira kutubwira n'iki tuze gusanga nabangaba tukoze mw'icyo gihe sinzi iyo bari baragiye baromonganye uretse ho gatoya nkwereke mbaye mwa ubu nakumenye wese wowe n'umuvandimwe wawe none se reka nkubaze umva mama nene oya reka nkubwire mwakwihanganye tukareba ku bibazo bya Dudu uziko burya nawe uri umwana wanjye ni ukuri kose ntabwo mubeshye si kimwe na wa mukecuru oya ariko abana umva nkubwire abantu bose muri Kigali tujye kugira icyo dukora ntabwo nkubyara mu nda pe njye ndi mama nene ndabyaye nene njyana na Grace Seba Grace sibyo ariko rero wowe ukuntu bimeze
uriya mama wawe Mariya avukana na Marita akongera kandi akavukana mama we Mariya na Marita baravukana hanyuma bakongera bakavukana na Ntuzana na Makurata uriya mukecuru ni niwe ko yabivuze yego Makurata akaba mama wa Dudu n'akandi kana bita mbabara tubireke sibyo mwana we w'imiryango yawe ubusa uretse none inkuru yo papa yapfuye sinyizi ntiyapfuye se data yarapfuye hano mu n'umutigiri tunabona njyewe bose baza bavuga gutya njyewe nabyumvise none se urupfu yapfuye ntuzi ko rwari rutunguranye ari urwo kwiyahura byamenyekanye hashize igihe nabuze ukonje mama nene reka nze nkubwire yari yahuye mbere waburetse ariko si njye nabuze ukonje narabyumvise mama nene reka ibyo tubireke iyo tuhindure twaje turebe ku buzima bwa Dudu sibyo Dudu rero mumwibarire hano mwiteho wamuduhaye Dudu ndi nyirasenge Dudu ndi nyirasenge birashoboka ndi nyirasenge yaba nigeze amahirwe abonye umuryango ni ukuvuga ngo Dudu papa we ni musaza wanjye mubaha se hari ikibazo se ari mu muryango se hano ni mu muryango reka mwiteho Dudu ndakora uko nshoboye muvuze ikibazo ufite ubushobozi bwamuvuza ntabwo usibye kumujyana ukamugaburira njye rero ufite ubushobozi erega gutabara ntabwo bisaba ko ufite ubushobozi bwinshi cyangwa icyuma muguhereze se umuvuzi umukurikirana umuvuzi ahubwo nawe mwana wanjye jya uza hano usure ungenderere uri umwana wanjye nyoko ni muramukazi wanjye nzajya muzana data Inosa jya umuzanye Imana ibarinde yego Inosa ufite akazi keza ko guherekeza Dari enda hano nkwereke wowe enda nkwereke ariko gumaho ntacyo nzi kuko mana yanjye ibi ni ibiki se bimfasha Dari ay data we iwe ariko si ibindi biki noneho bimfashe gusa ndatabaza ndi koko Freddy nawe nitugihuza ntashyiramo ibyo kwica bitandi usema magare Jafet Imana yake Jovi bite amakuru yawe se umvasha amaze kuvugana na Derek niyo mpaye nimero yawe ariko ambwiye ko yakubuze usigaye uba hehe wagiye kwandese kwa shangazi reka wahavuye ute se ubwo ngubwo ko yari yagukingiranye bwo wahavuye mwana we ariko uriya mugore ni umutindi koko mwana yanjye umva nanjye rwose narahavuye hari umuntu ushaka kari birebire wa muntu nabikubwira gute ni umuntu baranshimuse undi muntu araza arantwara gusa shengewe n'umwana mwiza mbayeho neza yajyanye mu bundi buzima tuzahora tubiganire gusa shangazi Derek tumaze kuvugana ariko shangazi kandi shangazi ambwiye ko musaza wanjye ari hariya mubonye ngiye kujya kumureba rero ubwo ndaza kukubwira uko bimeze Derek ni hari ubwo sinzi ukuntu byagenze nyine ndaza kukubwira ngiye kujyayo kureba uko bimeze ndakubwira gusa nyine wihangane nta kundi tuzahura tuzaganira n'ibirebire n'ibiki noneho byantera ahubwo se ubu waranyitaba Mana yanjye
Ibibazo byaje ngira ngo nta kitabimenya. Halo? Halo. Uraho Jafe? Ndaho nanjye gake gake. Uramfasha iki we? Kuri kuvuga nkaho utameze neza. Ndapfuye ubu sindiho kuguru kwababaye mva ndajya kuguterura kukanga. Ushatse kumbwira ko se nawe watewe n'ibi birwara by'amaguru nanjye mbona byanzengereje ahangaha nko guhaguruka ngiye byananiye. Urarwaye? Ndabona ibi bikira. Nicaye naheze hanze rwose sinzi hari ikintu cyamfashe mu kuguru. Toka. No guhaguruka byananiye naheze hanze inota naho hari ikintu aho yagiye. Naheze hanze y'urugi rwose wumve ngo sinzi byari byo none nawe none se urumva ibintu by'imisonga? Yego ko manange wagira ngo bajombye mu rw'urufera beto rwose. Nge ndumva ari nk'inshinge zijombagura none ukuguru kuraremereye sinkuterura simpaguruka mane mu ijuru sinzi icyo gukora ubuse nta n'amafaranga basi wanguriza nkareba uko niba nakira. Amafaranga se nayakurahe? Ntange ngo ujye kwivuza nanjye ukuguru kuranyishe se urumva ntabura kujya kwivuza nkayaguha wowe. Ubu si wasanga ari matemane ariko uramugisha ndamurogesha buretse ariko ntago akinishije Jafet ariko ndamurogesha ahubwo agira undangire nta mupfumo wamuziranye. Hari umupfumo umurenze ahubwo se ubuse yaba biziranyeho na Fred uramwica se uruwuyu mva yewe aguhejeje step ya mbere arayikoza aguhejeje hasi urahura kururuka nk'umwana w'igitambambuga ukambakamba ngo uzamuka ahubwo reka dushe nawe urazigira se nta muntu turi kumwe ngewe mfite gahunda yo gukizwa mugende muzishakira iyo muzishakira ariko ngewe mfite gahunda yo gukizwa ahubwo reka mbaze na ntuza na Fred ko nawe yaba yafashwe wenda ariko Fred ntago nakwigera muhamagara ibi bintu babiziranyeho ashobora kuba wari muzima. Sawa sha ngaho komeza wihangane reka nshakisha uko aho nakura amafaranga. Uyangiye ibyo bapfumu sinjya mbimenya pe. Ngewe ntawe nzi nta nuwo nzajyaho irwarize nanjye nirwarize buri muntu ashaka uko akira. Yewe bayi nduvuga uvuga ibintu bikomeye. Nimba biziranyeho na Fred buretse nago banyira bakinishije Jafet buretse